ikintu kibabaje nitabaje inzego zose aho ngeze ngasanga yahageze. Nagiye kumuvunyi ura wamuve mu rukumva ariko ngeurira. Bahise bahamagarana kuri historique. Ajya konzi ku Rwanda ruri mu gihugu kireba kure. Cyita kuri buri muturage. Yego, nagiye kumuvunyi ngewe nasaze nagiyeyo yaje kunzenyera. Ahita bahamagarana bicaye gutya barahamagarana arangije ariko kubera ibyo twapfuye byo yanzabaga ngabibura. Ese gusaba giki? Niba uvugisha ukuri koko tubwire. Niba mvugisha ukuri surabona umuntu yaza kugukorera ikintu ndakintu umupfu. Yagusabye iki? Gitifu si data wacu ndacyapfana na nzira ndacyapfana na sogokuruza ni umunyaruhengeri ngewe ndi umunyarubavu. Uratekereza ko yangorera ibi bintu gucya ndakintu dupfa? Mwapfuye iki rero? Ikindi oyo uretse kari n'akarengane karenze hano hantu mwese muhagaze hano ho yaje gusenya na n'ubu ari gusenya. Iyi UPI ya hano yanditsweho gutura icyangombwa ndagifite. Razana nyigamba ngo buno rongo wamaze kugenda hantu hose ngo ubu hasigaye ngo nuko kwemeza. Ndegereje igisubizo cy'Imana igomba kumva. Icya kabiri ni umubyeyi wacu uwo rutureberera inzi ko nibitari byabikemuye. Ari gufasha n'abahe akabashakira aho baba. None ngewe reba igikorwa nari maze kugeraho reba simaze iminota no n'ibiki byose nubatse aka kanya muri hano hamagara mudugudu wa hano na mutekano. Nase mudugudu ntabwo hano. Uretse nikambabwira baza hano bavuge yuko ngewe nubatse hano batabizi na gitifu atabizi. Mfite abana 10 twe n'umuryango turi 10 n'abana 8 n'umugore nanjye. Ubwo rero kuba badusize hanze gucya bakatwandagira tutarara gucya ndanubwo mfite nawo kurara. Umubyeyi wanjye ndi gusaba perezida umubyeyi wanjye nivuga ngo papa ubwo niwe ndi kuvuga inde perezida Paul Kagame umubyeyi wacu ureberera amahanga nanjye nandeberera aba bana ndabaraza n'ibindi byose birimo arimo n'ibindi bintu byose na matera n'uburiri byose ibaze mu Rwanda kino kintu kibaho aho umuntu w'umugabo wemera ko mayo z'umugore wanjye zinyagirwa muri ya izawe zijyanye iwawe uri umuyobozi uyoboye u Rwanda mane izagufashe gitifu nuko nzi ko hari perezida ushobora kudufasha ariko ubundi Imana izabiguhembera. Ikibazo ni kimwe tubwire nk'umuturage wose niyo umuturage gucana bibonamo. Tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko uyu muturage 2024 yari kubaka. None ubu turi 2025 uyu munsi nibwo batangiye gusenya. Rero uri kumva ni ikibazo gikomeye cyane umuntu umaze umwaka yubaka kandi byibura umuntu atangira kubaka mu cyumweru cya mbere bakaba batangiye kumenya ahantu ari kubaka hariho kubera ko abamenya n'ibikoresho by'amatafari n'amabuye n'abantu baba babibona. Turi mu karere ka Musanze mu murenge wa Musanze mu kagari ka Rwambogo. Ugiye gutanga kugira amazina yawe bakita nde? Nitwa Sengiyumva Jafe. Hari igikorwa gikozwe cyo gusenya umuturage ese muhuriye ku ki? Igikorwa cyandunguye kuko ngewe ndi umuturage uvuka mu karere ka Rubavu naje inaha byari ndi kurangiza n'imyaka hafi ngiye ko namanje kuba mu gashangiro dukondesha ubwo bigeze aho nza kubona umuturage wa hano turumvikana angurisha hano twarumvikanye miliyoni 10 ariko nahaguze mbona afite icyangombwa cyo gutura ndetse yari yaragisibuno butaka ahanduye y'inonzo bari gusenya nasanze we yarasoreye imyaka 2 igisigaye no kwishyira hasi kuko amabati yamaze kuyakura. Nta kibazo ntabwo ngiye mpangana n'ubuyobozi kuko ndi umuntu mu bwongo bwanjye ndi umuntu wubaha. Wari utangiye kutubwira ngo waguze n'umuntu ufite icyangombwa cyanditseho gutura kirahari ugamije gutura kirahari ariko nakiberetse mwakibona. Tubwire rero watangiye kubaka gute hari abayobozi bakugezeho? Nyuma rero ngiyewe ngimara kuva mu gashangiro ngimara kugura n'uwo muturage hano naragiye nageze hano ubwo ngenda njaka gitifu w'umurenge ariwe uriya mugabo sinzi nawe uriye amanya w'itanuza Edouard namugezeho niwe wa mbere nagezeho turaganira tumaze kuganira musamubwira ko ndamwibwira kuko mu muco w'abanyarwanda
ntabwo wapfa kwirukanga mu rugo rw'umuntu utivuze, kandi mu buryo bwacu nyir'urugo ni gitifu. Naraje mvugana nawe tugirana ibihe bikomeye, turaganira tuba n'inshuti, ndetse nuko wenda igihugu cyacu kigendera ku mategeko, ari ngo kuvuga ngo ngiye gitifu nawe duhite dutanga ibimenyetso aka kanya by'ahantu nicaranye nawe mu tubare harahari. Ibyo ntabwo bikenewe. Oya nibyo ndi kuvuga, ndi kubasobanura uburyo ngiye naje hano. Gitifu yambaye karibu musaba, kuko icyo gihe nari nimukanye n'ingurube ndanabifite, ubwo izo ngurube nari nimukanye imvura yari iri no kugwa hano zimeze nabi. Gitifu ahita mba veterineri w'umurenge we. Ibyo twavuganye ni byinshi, ibyo byo ni byinshi. Bigakombere ko gusenyera ngo yakwatse ingurube 5 nibyo. Oya ngendo ndagungira indi medira reka. Yego ndangurube 5 yanyatse. Gitifu twagiranye ubumwe buhagije, tumaze kugirana ubumwe, urumva nk'umuntu wari umuganye Gitifu ndabigira yaryaga ndabiriyo kereka ibyo we mu rugo, kuko akenshi twabaga turi kumwe. Ubwo byageze aho musaba yuko na ahantu ko nahaguze, ariko ko mfite budget yo kuhimukira nganabona naho ngera n'amatungo. Nubwo buryo nubatse gutyo ibikoresho nabimenaga ara kuri kaburimbo, nazanaga imodoka kandi urabona ni haca buri munsi. Narazaga akaba ariho mena ibikoresho ngamena y'imicanga, abafundi bakaza baza ngubaka. Ngiye rero nagendeye muri iyo seje yuko nari navuganye nawe kandi mfite ikibazo cyo guhita mbona ahantu mbana amatungo yawe. Hari tuganira n'umuyobozi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ari we Eduard Twagirimana, yatubwiye ko ngo baguhagaritse ugitangira kubaka. Niko byagenze? Aya ntabwo bambagaritse mu mudugudu ari hano hari umukuru w'isibo, hano hari ushinzwe umutekano. Buri munsi twabaga turi hano ndi kubaka, abaturanyi hano bose barabibonaga, ari nawe yazaga hano akaza kunsura yambagaritse jya. Bamaze kugusenyera rero urasaba iki? Amabati yakuyeho, ubusigaye mu gihangari harimo ibikoresho, tubonye amabati yatwara, hasigaye iki? Urasaba iki? Mbonye icyo nasaba, ngendago nahangana n'ubuyobozi, nta n'imbaraga ufite. nda nizo nzagira ndazi, ariko gusa ikintu nizeye ni kimwe ku mutima wanjye, ndishushanyije ubu nzigaranye ku mutima wanjye ni ibintu n'abantu babiri ndi kureba Imana yandemye igatuma ngewe ngera kuri ibi bintu mubonye hano. Yaraje asenya runo ruzitiro rukunda sema yari irimo, yayisenye ku bunani hano batetse n'ibiryo tuhita tunanirwa kubirya. Ariko kubera ibyo twapfuye byo yanzabaga ngabibura. Ese yagusabaga iki? Niba uvugisha ukuri koko tubwire. Niba mvugisha ukuri se urabona umuntu yaza kugukorera ikintu ndakintu umupfu. Yagusabye iki? Gitifu si data wacu, ndacyapfana na nzira, ndacyapfana na sogokuruza, ni umunyaruhengeri, njyewe ndi umunyarubavu. Uratekereza ko yangorera ibi bintu gutya ndakintu dupfa? Napfuye iki rero? Nuko narabuze ubwo narabyemeye narayamanitse. No tubwire hano koko ni mu mashyamba biragaragara, ariko iburyo n'ibumoso haruguru no hepfo hari abandi baturage, kucyo badasenyerwa hagasenyerwa wowe. Nyine nicyo kibazo gihari. Ikindi uretse ko ari n'akarengane karenze hano hantu mwese muhagaze hano yaje gusenya na n'ubu ari gusenya. Iyi UPI ya hano yanditsweho gutura icyangombwa ndagifite. Kakibona. Nejo bundi imyaka ingahe yari dasorewe nagiye kuyisorera. Naberetse na brodero nagiye gusorera hejo bundi. Ibyo byose arabizi. Ikintu kibabaje nitabaje inzego zose aho ngeze ngasanga yahageze. Nagiye kumuvunyi urawa muve mu rukumva ari kongerera. Bahise bahamagarana kuri historique. Hajya konzi ku Rwanda ruri mu gihugu kireba kure. Kita kuri buri muturage. Yego nagiye kumuvunyi ngewe nasaze nagiyeyo yaje kunzenyera. Ahita bahamagarana bicaye gutya barahamagarana arangije arazana nyigamba ngo buno rongo wamaze kugenda ahantu hose ngo hasigaye ngo nukukwemeza. Ibyo ni ibintu biraho ndago ngiye mbere yo guhangana n'ubu. Wari umaze kutubwira ko wizeye Imana, ikindi kintu n'undi muntu nizeye wa kabiri ni muzehe ni papa
mwita papa, ni umubyeyi wanjye, kuko iyo ndebye aho yakuye u Rwanda n'aho tugeze, ni nacyo cyatumye mwabonye ndababaye. muvuye mu zina ryo kumutsinda ninde papa nde? Ni muzehe wanjye Paul Kagame. ni inzira nziza ko waraje. Ni umubyeyi wanjye uriya. Ntiyatware muri Kongo. Abo bantu babiri nibo ndegerejeho ubufasha. Bangahe? Babiri. Imana na Harimo Imana, hakaba na Perezida Paul. Utegereje? Ndegereje igisubizo cy'Imana igomba kumva. Icya kabiri ni umubyeyi wacu uwo rutureberera, inzi ko n'ibitari bya bikemuye, ari gufasha n'abahe, akabashakira aho baba. None ngewe reba igikorwa nari maze kugeraho, reba simaze iminota hano n'ibiti byose nubatse ndi gushakisha, reba imyaka mfite. Ariko tubwizanye ukuri, Gitifu yavuze ko atanakuzi, ntabwo arazi ko wubaka, yabimenye aza kugusenyera. We mupfiki asa ku ntego. Aka kanya muri hano hamagara mudugudu wa hano na mutekano. Nose mudugudu ntabwo hano. Uretse reka mbabwire, baza hano bavuge yuko ngewe nubatse hano batabizi na Gitifu atabizi. Gira bihomba bigende. Gira icyo usaba usoza. Ngewe icyo nasaba, ndasaba Perezida umubyeyi wacu usanze utabara agatabaraga, umva abari bagoye amavunja mu Rwanda ni benshi. Ngewe imyaka mfite 50 kuba ngeza, nari maze kubona homba n'umuryango, mfite abana 10. Twe n'umuryango turi 10, ni abana 8 n'umugore nanjye. Abandi bantu ushobora warebereraga. Ngenda abana mfite na famiye gutyo n'abandi bantu gutyo. Yego. Ubwo rero kuba badusize hanze gutya bakatwandagira tutarara gutya, nda nubwo mfite naho kurara. Dusoza rero ikibazo cy'amatsiko, burya iyo umuntu yubatse inzu akayisakara akanayitaha aba yarashyizeho amafaranga menshi. Iyo uza guhagarara ukiri hasi byari wenda wari kuhombye makeya, watubwira muri make ugenekereje inzu wari umaze kuyishyiraho agaciro k'amafaranga angana? Nino nza hanyuma unaganishe ku bijyanye n'igihombo waba ugize. Igihombo ngize, nubatse hano njaka gutera imbere, nubatse hano njaka kugira ngo mbonaho nzasazira n'umuryango, ningira n'umukwe abone hazasanga. None umuryango ugiye gusembera. None nda nubwo dufite naho turarara, nisi turarara ndaho, kuko ejo ni mugoroba niho nabonye iyi message ngo baraza kunzenyera. Hari barwa baberetse bambaye ngo ngiye ngo baraza kunzenyera. Nandikiye umuvunyi bigeze bansubiza, guverineri nandikiye meya bigeze bansubiza 25. Abo bazaga n'abakomisiyoni nabo niba bari hano bamwe barabika bite n'ibikorwa bimaze gushyiramo. None si buno ikindi kibazo ufite, sindarangiza no kuyishyura. Mubyeyi wanjye wamfasha, fashe nguko ufasha amahanga, nanjye fasha. Mubyeyi wawe kuri kumutsinda. Mubyeyi wanjye ndi gusaba, ndi gusaba Perezida umubyeyi wanjye. Nivuga ngo papa, ubwo niwe ndi kuvuga. Inde? Perezida Paul Kagame. Umubyeyi wacu ureberera amahanga, nanjye nandeberera aba bana ndabaraza. Iye si umurenge cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yatubwiye ko wari usanzwe ufitanye n'ikibazo n'ubundi n'umuntu mwaguze. Nawe tuzaganirana. Icyo kiroroshye, kuko umuntu dufitanye ikibazo ndago yaje kumuregera na nimugoroba twa turi kuvugana, na inana muhamagaye ngaze. Ikibazo dufitanye hano twumvikanye miliyoni 10. Tumaze kumvikana miliyoni 10, nyuma Gitifu atangiye kuza kunsenyera ariko kuvuga ngo nta mashyamba, musaba yuko twakumvikana kuko ahantu ndi kubona hajemo ibibazo. Yahangurishije ari ugutura, none leta ngo yahinduye amashyamba. Tubonye bagusenyera amabati, tubonye bayikoreye, ese amabati agiye he? Nusuri agiye he kuko urubabonye sinasotse mu nzu gutya. Nta kintu ufite. N'ibindi byose birimo. Harimo n'ibindi bintu byose na matera n'uburiri byose. Ibaze mu Rwanda kino kintu kibaho. Twibutsa amazina yawe. Aho umuntu w'umugabo wemera ko mayo z'umugore wanjye zinyagirwa muri ya izawe zijyana iwawe. Uri umuyobozi uyoboye u Rwanda. Mane izagufashe Gitifu. Nuko nzi ko hari Perezida ushobora kudufasha, ariko ubundi Imana izabiguhembera. Twibutsa amazina yawe. Nge nitwa Sengiyumva Japhet. Umupapa w'imyaka 49. Iyi ni irangamuntu. Ni ukwihangana rero nta kundi. Erenga irangamuntu. Watanga twibwira amazina yawe. Banyita Umugisha Evariste. Tuye aha kuri Nyaruko. Umudugudu wacu ni Muhongi, akagari ka Rwahaye. Nubwo turanye n'uyu mupapa bari gusenyera. Turaturanye naha ngaha nta metero. Ikibazo ni kimwe, tubwira nk'umuturage wese nyine umuturage gutya mubibonamo. Tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko uyu muturage
2024 yari ari kubaka, none ubu turi 2025, uyu munsi nibwo batangiye gusenya. Rero uri kumva ni ikibazo gikomeye cyane, umuntu umaze umwaka yubaka kandi byibura umuntu atangira kubaka mu cyumweru cya mbere bakaba batangiye kumenya ahantu ari kubaka hariho, kubera ko abamena ibikoresho by'amatafari n'amabuye n'abantu baba babibona. None kuba uyu munsi baje gusenya, uri kumva ni ikibazo gikomeye cyane. ukumva biba byarakozwe ryari? Ibyo kumusenyera mbibonye kano kanya. Ukumva biba byarakozwe ryari? Ibyo kubaka byo kumusenyera, kumubuza gusenya byari kuba ryari? ntago ibyo kumubuza bari kumubuza mu kwezi kwa mbere gitangira kubaka, ntago bari kumubuza umwaka urangiye. Gusa urabona hari icyo bimutwaye uyu mugabo kimutwara ntako cyabura, urabona aya yose ni amafaranga bari gusenya bashyira hasi, ubwo nawe uri kumva ko atabura ikibazo. n'ibintu bye bigiye kunyagirwa, ubu bitangiye kutunyagira natwe. Kudindira ubukene ni uko umuntu asubira inyuma. Baba barashatse amafaranga, wabona inzu urubatse metarike basizemo n'amabati bagashyira hasi, ubukene ni uko umuntu abimbwa akahirinde. Kuri wowe urabona bikozwe nande? Urabona bikozwe nande? Njyewe umuntu mbona ubikoze ntago mbibona. Ninde ubiri inyuma? Umuntu ubiri inyuma ni gitifu w'umurenge, kubera ko gitifu w'umurenge niwe wazanye abafundi mu modoka, azana na polisi, inzu araza bayishyira hasi. None niba ari nta cyangombwa cy'ubutaka mu mumbarize ati ese igihe uwo mwaka yari ari kubaka yari ari mwasaba iki izindi nzego zo hejuru? ikintu nakwisabira ku cyanjye giti, ibi ngibi uri kubona ko ni ibibazo. Yewe ahangaha mpamaze imyaka 6. Mama jamano ikintu nakwisabira inzego z'ubuyobozi, kuko nawe niba ariko bamutumye akaba ari mu kazi ariko agomba kubikora nta kibazo. Cyangwa dufite umukuru w'igihugu ukunda abaturage, Paul Kagame akunda abaturage nawe. Paul Kagame nawe mumumbarize ngo ese kubera iki yadushiriyeho umuyobozi wa gitifu wacu w'umurenge, ndetse tunaramukunda cyane n'inama turagire manejo ubundi nari nayo. Ubwo mumumbarize ngo ese kubera iki yatanze amafaranga yagize akayaha abakire b'iyo ruguru, twabakene akatwirengagiza. naho muri shingira ari bakenewe, ariko urebye n'umuhinga harimo abakene barwaye n'amavunja. Yose inkange ndakibi ufite abakene barwaye amavunja, turabagira turabafite. Nakoze n'itegeko natari. Ijambo rya mbere navuga nk'uko kubona ibi ngibi hari ikintu turi kugenderaho muri iki gihugu kivuga ngo umuturage ku isonga, ariko umuturage ku isonga muri uyu murenge niba ari uyu nguyu gusa, niba ari n'abandi, ariko ndabona umuturage niba uyu muturage ku isonga rwose ntabwo ari ku isonga, ni ku musonga. Uyu muturage ari ku musonga kuko ikintu ntiyumvisha uru Rwanda turimo, ukurikije uburyo rwubatse uhereye ku isibo, konze uhereye mu rugo kugera ku rwego rw'igihugu, amakuru nta hantu ajya acikira. Ubwo rero niba mu by'ukuri inzu yarubatswe kuva muri fondasiyo ukagera kuri elevasiyo ukagera kuri rento, inzu ukayikinga, inzu ukayisakara ukayikorera finisaje, inzu ukayitahamo hagashira umwaka, ntabwo niyumvisha niba yagize gitifu w'umurenge ayo makuru atarayazi ko uwo muntu ari mu murenge riyeriye. Ibyo bintu ntabwo bibaho, ahubwo ahangaha ndumva ikinyoma kwa gitifu. Niba ari nako yavuze by'ukuri, niba yatinyutse akavuga ngo ayo makuru ntabwo yarayazi, yumve ko nta buyobozi afite mu kagari, yumve ko nta buyobozi afite mu mudugudu, abo bose yumve ko ari hasi. Akantu gasanzwe kavugwa mu myubakire ko kaba karabayeho mu myubakire rero uko biri kose, nzi neza ko kwica itegeko ntibivuga ko utabizi. Ni ukuvuga ngo itegeko niba uhuye naryo riba rigomba kuguhana, ariko noneho ikintu kiriho njyewe ndabona amakosa afite abantu babiri. Icya mbere afite ubuyobozi guhera ku mudugudu, guhera ku isibo kugeza ku bafashe igikorwa cyo gusenya, niba ari n'akarere, niba ari n'intara, niba ari n'igihugu simbizi, ariko abo bantu bose bafite ubuyobozi kuko bakabaye barahereye hasi bigisha umuturage. Sinumva neza ko umuturage yananiranye kuva muri fondasiyo kugeza inzu isakawe, kugeza itashywe, akaba yarayimazemo umwaka n'igice. Uwo muturage niba yarananiranye afite ahandi yakabaye ari, ntabwo yakabaye ari muri iyi nzu. Ubwo rero ibi bintu bibaye
mpamya ntashidikanya ko uyu muturage ntabwo ari ku isonga ahubwo ari ku musonga. Ikindi mpamya ntashidikanya ko uyu muturage ashobora kuba afite ikintu apfa n'abakozi ibi bintu, kandi byanga bikunze iki gihugu cyacu nzi neza ko gikurikirana, ko uburyo cyubatse nababwiye ngo ndabizi, na gitifu arabizi, n'aba bashinzwe umutekano barabizi. Mpamya ntashidikanya ko ibi bintu bidakwiye kurangirira ahangaha, kuko umuntu niba afite abana bakamwirukana ngo nagende ajye hanze y'aho yaruhiye kandi babibona, niba arakoze n'amakosa akaba yarigishijwe mbere, amakosa ibintu bikarangira ntibigombe kugera ahangaha. Niba barategereje ko ibintu bigera ahangaha, harimo ubugome ndengakamere, mpamya ntashidikanya ko niba gitifu nawe afite inzu, sinzi niba ayifite cyangwa se niba atayifite, ariko ntabwo wagera kuri uriya rwego utayifite, kuko natwe turazifite, natwe inzu turazifite. Uburyo inzu zivuna abaturage banganiwe bumvira ijambo, uburyo inzu zivuna turabizi. Harimo uburyo bubiri rero, harimo ubugome ku muyobozi uwo ari we wese wagira uruhare mu gusenya iyi nzu, ku buryo bubiri. Ubugome bwa mbere bwo kutigisha umuturage, kuko ku muyobozi uwo ari we wese agomba kugira inshingano eshatu. Inshingano ya mbere harimo kwigisha umuturage niba akosheje. Inshingano ya kabiri harimo kumubabarira, kuko uko biri kose ufite amashuri arutaye, ufite ubuyobozi inshingano zirutize. Ubwa kabiri ugomba kumubabarira ukareba umuturage wanjye gutya. Icya gatatu ugomba guhana, ariko mpamya ntashidikanya ko ibyo byose ntabwo byakozwe. Njyewe ngifata nk'igikorwa cy'ubugome, ahubwo nyabona abantu bashinzwe ubutabera n'inzego zibishinzwe badufashe kuri uyu muturage wacu urenganye mbere. Twizere ko u Rwanda ni igihugu kigenwa n'amategeko kandi kirengera buri muturage kandi cyiteye kuri Nyarwanda, uretse n'umunyarwanda n'umunyamahanga. Turabibona ko bakore n'umunyamahanga uri ku butaka bw'u Rwanda. Yego, twizere ko ari we n'ubutabera niba arenganijwe ari buze kurenganurwa. Igihugu cyacu mpamya ntashidikanya ko harenganya bamwe, ariko igihugu ntabwo kirenganya. Yes, turi mu karere ka Musanze, mu murenge wa Musanze, mu kagari ka Rwambogo, umudugudu wa Buhungi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musanze. Muraho neza. Tubahe ikaze ku itangazamakuru. Hari ibitangazamakuru bitandukanye hano. Hari igikorwa cyo gusenyera umuturage wari warubatse umunyamabanga nshingwabikorwa. Bari kurengana kuko yishe amategeko ajyana n'imyubakire, ariko yagiriwe inama yagira ibi byose ntiyazishyira mu bikorwa, ahubwo akomeza akomeza kubaka mu makosa. Ariyo mpamvu byabaye ngombwa ko tuza gushyira mu bikorwa cy'itegeko riteganya. Hahagurutse akarere nk'uko bigaragara n'inzego z'umutekano, bigaragara ko ari igikorwa ni icyemezo cyafashwe n'inzego. Umurenge mwarabikozeho iki mwebwe? Umurenge twaramwegereye tumwereka amakosa ari gukora, aho kugira ngo yumve inama tumugira. Icya mbere, aho yubaka hagenewe amashyamba, muri ayo mashyamba rero ntabwo hemerewe guturwa. Icya kabiri, iyo byaze kubaka nta cyangombwa agira. Mbere yo kubaka usaba icyangombwa, ntacyo agira. Tumusabye rero kumumenyesha ko aho yubaka hadakwiye, niko we yagiye agacunga buri munsi aza agira ibikorwa akora, agira ibikorwa yongeraho. Ari nayo mpamvu ubugenzuzi bw'imyubakire ku rwego rw'akarere nabo rwaje rumuhagarika mu buryo bw'inyandiko, umusaba guhagarika ibintu arimo akora, yiyongera ku by'umurenge wakoze. Ibyo nabyo arabyanga, ahubwo ahitamo guhatana, basa n'ushaka kuburana kwe. Rero niko kwavuyemo, uko n'inzego z'akarere zisuzuma ikibazo cye. Yarabandikiye akarere karamumenyesha ko ibyo yakoze ari amakosa, ndetse kanamwandikira n'ibaruwa kamumenyesha ko yagira uruhare mu kubyikuriramo. Ibaruwa zirahari. Ibyo byose ntiyabyubashye. Atabyubashye rero nibwo hafashe umwanzuro ku rwego rw'akarere ko iyo nzu ikurwaho, kubera ko inzira zose zo kumenyesha nyirayo kuyikuriraho, kubaha amategeko zose zananiwe. Ikibazo wenda ndaza kukikubaza, bagenzi banjye kumwe na BTN n'abandi bagize icyo bakora, naza kubaza Umuturage twituma arimo mukubonye kugira ngo nta cyangombwa agira,
cyane ko hano hagenewe ishyamba ariko abaturage bafite inyungu nabo ubugera ku cyangombwa cyari kiri imiturire gisanya by'ibyo byangombwa akarere karagaragaza cyangwa se serivisi ishinzwe ubutaka igaragaza ko hano ari mu mashyamba uba ufite icyanditseho ko ari imiturire ibyo bintu bihura bite mu baturage cyangwa nibyo tubabwira mu bukangurambaga dukora mu nama zitandukanye nibyo tubabwira ko ibyo kubera ko ibarura ry'ubutaka riba hari ibigenda bihinduka mu mikoreshereze y'ubutaka ibyo bigenda bihinduka rero umuturage izaje y'ubutaka cyangwa se igishushanyo mbonera cyageneye imikoreshereze y'ubutaka bigenda rero bihinduka icyo agomba gukora nicyo tukangurambaga twe dukora ni ukubabwira ko igihe cyose ugiye kuba uhera ku gusaba icyangombwa cyo kuba iyo utazi kubyirebera ngo uvuge uti aha ngaha hakoreshwa ubutaka iyo ugiye gusaba icyangombwa cyo kubaka ni naho umenyera ko ubutaka bwawe bwemere ko ari imiturire cyangwa se ari amashyamba cyangwa se ari ibindi buhinzi n'iki aho rero kuba yararenze ku gice cyo gutangira inyubako atagira icyangombwa mpamya ko yari abizi ko ari gukora amakosa yari abizi neza kuko uko gukomeza kugaragaza ko afite icyangombwa cyo gutura kandi twarabigiye neza muri masa kandi guteganyiriza ni ugushaka guhatana kugera byongeye kandi n'icyangombwa ntekereza ko nacyo kitamwanditseho bari icye ntabwo cyanditswe kuri harahinduza n'uwo yaguze nawe ntarahinduza ariko n'ubundi nawe bafite n'ibibazo nabyo turimo dukurikira ntabwo yamwishyuye kuko n'ubundi ikirego cyabo naracyakiriye n'ubundi nabo baramukurikirana turi kuri tele ku mbago hagati y'amashyamba ariko n'ubundi biragaragara ko rusange wenda tuzabibaza umunyarwanda w'akarere mu karere hose birahari nkawe nko mu murenge wawe umunsi wa none umuturage musenyi w'ubu kubanza saa kumi n'umunani ararara he afite abana afite n'umuryango afite ntekereza ko icya mbere ni umuntu utabuze ubushobozi arabufite ikindi yarategujwe guhera no ku bibarwa by'akarere amenyeshwa ko agomba kwikuriraho byose arabizi ikindi twamutumyeho ndetse n'ubuyobozi bw'akagari tuza gukora iki gikorwa twaramutegurije ubu rero nta kibazo gihari ariko ubushobozi n'ubundi arabufite kugira ngo murabona n'aho aparitse amamodoka ntabwo ari umuntu w'umukuru ni akabazo k'amatsiko ibintu urabona inzu yaruzuye yarasakaye kandi iyo umuntu agiye kubaka arabanza agakora fondasiyo agasiza ikibanza aho kugira ngo umuhombye umuturage mutamuhagarikiza imbaraga mwakoresha ku munsi mutazikoresha kugira ngo gisize ikibanza twarazikoresheje turamubwira tuti uri kubaka mu makosa hagarika izo nyubako zawe uko rero acunga ni uburyo bwo kurusha n'ubuyobozi no kutumvira ni uko murabona ko yageze aho ngaho yafise ashyira imbaraga ku zimwe acungana n'amawikendi agakora uko tumuhagaze uko mubona iriya ntera ifata zose zari ziri ku rwego rwo hasi ku buryo guhagarika ibikorwa byari bimworoheye ubu byabazwa rero uko niko yagiye acunga ikibazo kubaca mu ijambo hano ni mu isibo ni mu mudugudu ni mu kagari ubwo ni ukuvuga ngo yubakaga mutwara sibo na mudugudu no mu kagari batabizi ntekereza ko icyo atari cyo kibazo cyo kuvana umudugudu mutwara sibo arabizi icyo dukeneye ni ukumenya abanyarwanda bamenye kubahiriza amategeko nawe nabwirwa ko ari gukora amakosa amenye ko yayakoze kandi yubaka ahindure amakosa ari gukora nawe tugiye tuvuga ngo wamutwara sibo nta mbaraga bafite zo guhagarara ku nzu ku yindi ntabwo bazibona nubwo nawe twakurikirana nawe ubwe amaze kumenya ko ari gukora amakosa azi ko ari kubaka nta cyangombwa agira akwiye kuba ari umunyarwanda mwiza wumvira amategeko ikibazo rero ikibazo mbere na mbere niwe cyabura ubutumwa n'ubwo bubaka nta byangombwa bakora ibyo bishakiye gutya icya mbere ni uko bamenya imikoreshereze y'ubutaka icyo cya mbere icya kabiri ushaka kubaka gutangira umushinga wo kubaka ikibanza ni ugushaka icyangombwa cyo kubaka
kuko ntabwo wemerewe kubaka nta cyangombwa. Umurenge wa Musanze ni umurenge urimo wagukiramo umujyi wa Musanze, already wagukiyemo umujyi ko mu muhanda ujya mu mujyi. niwo ubu ngubu dufite ibikorwa byo kubaka byinshi, ni nayo ngingo dutindaho mu nama, wenda bamwe ntibanazizamo nk'uyu muvandimwe, ariko n'ubundi akwiye kuba amenya n'amabwiriza yo kuba. Ubwo rero ntabwo dushobora kurebera iyo myubakire y'akajagari. Turi umujyi, umurenge wacu urukuba, turi kwakira abanyamusanze benshi bava mu mujyi, turi kwakira abava Rubavu, kwakira abava Kigali. Turashaka ko abo bantu bose bakurikiza amategeko kugira ngo ahateganyijwe amashyamba habe amashyamba, ahateganyijwe guhinga hahingwe, kuko ntabwo twabaho tudarya. Ahubakwa hubakwe, ariko ufite icyangombwa cyabikwemerera. Nicyo nshishikariza abaturage bafashe, atari ukuvuga ngo bacungane n'iminsi y'amawikendi ngo abayobozi ntibahari azakora ibyo yishakiye. Ibyo ngibyo nta rufatanye tuba dufite, kuko igihugu ni icyacu, twese turacyubaka, buri wese agashyiraho itafari rye n'undi rye. nako ISRD twakakubajije kubyerekeye imyubakire n'imiturire, ariko dufite ushinzwe land officer, ushinzwe ubutaka, hakaba n'ushinzwe imyubakire mu karere. Sinzi niba araduha akamuvugisha gato agasobanura abaturage ibyerekeye imiturire. Nta kibazo.